gutera imbere. Muri ubutaha tuzashyiraho n'uvuga umuvugo mu Giswahili. Hanyuma tugiye kwakira umwarimu wigishije abana amasakaramentu ari we Gakumba Christine. Ndabona ari hafi yanjye hano, naze tumuhe mikoro ageze ijambo rye yateguye ku babyeyi n'abaraha bose. Mwiriwe nyakubahwa ntumwa ya Musenyeri, banyakubahwa abihaye Imana mwese muteraniye aha, namwe bayobozi mu nzego zitandukanye, banyakubahwa ababyeyi murerera muri urugo rwacu rwa IPM, namwe banyeshuri bacu, bana bacu, kuri aka kanya bampaye muri uyu mwanya, ikintu cya mbere no gushimira Imana. Ndashimira Imana ko Imana ibana natwe muri byose, ikaba yaratangiranye natwe uyu mwaka ndetse no mu yatambutse itandukanye. Uyu munsi ukaba ugeze ko abana bahabwa amasakaramentu. Mwene muntu ni umunyantege nke, ariko Imana iradufasha tugakorana n'ababyeyi kandi tugakorana neza, hanyuma tukagera ku byo twakagombye kugeraho. Nyuma yo gushimira Imana, nanone ndashimira umushumba wa diocese yacu kuko nawe adukunda akatuzirikana, naho yaba atabonetse akatugenera abaza kubana natwe. Nanone ndashimira umuyobozi w'urugo rwacu rwa IPM kuko nawe akunda ibintu by'Imana kandi n'ubundi yarayiyeguriye ntiyanabyanga, akabishyiramo imbaraga, akadushyigikira kugira ngo dukore icyo dukwiye gukora kandi tugikorere mu gihe gikwiye gukorerwamo. Nawe turamushimiye. Hanyuma ngashimira na bagenzi banjye tubana muri uru rugo, nabo baramfasha muri uyu murimo wo kwigisha aba bana iyo mbakeneye mu gihe hari umwarimu bafite, turumvikana akabamo. Ibyo rero ndabishimira kuko ni ibintu byiza bigaragaza ubufatanye bugaragara muri urugo rwacu rwa IPM. Hanyuma ababyeyi namwe ndabashimira cyane, ndabarushya wenda kuko mbahamagara kenshi kubera ibintu by'ibyangombwa nibyo biba ari ibibazo. Mujye mutwihanganira, ntabwo abana bashobora guhabwa amasakaramentu ngo umuntu azane umuntu wese ngo azamubyare, kuko byigeze kubaho kera ibi bintu byo kwigishiriza abana amasakaramentu birenda kungana nanjye mu myaka mazaha, kuko natangiye kubikora kera cyane. Umwana yagiraga gutya agakunda umuyisilamukazi w'i Kayonza hariya, twabasaba ababyeyi akagenda akamubwira ati naragukunze ndashaka kuzambyara. Hanyuma umuyisilamukazi ati sibwo urumva kwa padiri bari bwemere yuko mubyara? Ubwo akatubwira ati uyu mwana akashaka ko mubyara bigende bite? Nuko tukamubwira ko ibintu bimeze nyine, urumva ntibinashoboka. Buriya nimubona tubahamagara kenshi tubabwira ngo muzane ibyangombwa by'ababyeyi, tuba dushaka yuko umwana abyarwa n'umuntu ufite icyo azamufasha mu buzima bwa gikristo, kuko baba bahuje ukwemera. Umuyisilamu agira ukwemera kwe na Kiliziya Gatolika ikagira ukwemera kwayo. Ntabwo rero ari ukubarushya ku bundi buryo, biba ari ukugira ngo dufatanye dukore ibikwiye, dufashe uyu mwana kure mu kwemera, nanava muri urugo rwacu rwa IPM nagera iwabo wa mubyeyi akomeza mukurikirane, akomeza mufashe kugira ngo akomeze gukura kuri roho no ku mubiri. Ndibaza ko mwambabariye kuko narabahamagaye kenshi akaba bambwira wenda bitajyanye n'ibyo nshaka, ibyo muri bumbabariye kuko twageze ku cyo twagombaga kugeraho. Igishimishije nuko abana bose bigiye amasakaramentu bashoboye kuyahabwa. Igikurikiyeho rero mubona ko abana b'uyu munsi biga ari bato, baba ari bato cyane ku buryo ibintu byinshi baba batumva n'ibyo ari byo. Ababyeyi ni uruhare rwanyu gushyiramo imbaraga. Uyu mwana naza mu biruhuko ntimukamureke ngo apfe ubusa asibe gusenga mureba, mujye mumufasha kugira ngo ajye gusenga, no mu rugo mumufashe, n'ababyeyi b'abatisimu bababe hafi abo bana kugira ngo bakomeze bakure bakunda Imana n'abantu. Nta kintu cyiza mu buzima umuntu ashobora kubona cyaruta gukura ukunda Imana. Iyo umuntu akuze akunda Imana bimurinda ibintu byinshi cyane bishobora kumugusha mu mitego itandukanye yatuma ubuzima bwe bupfa nabi. Niyo mpamvu rero mugomba gukomeza kudufasha. Ubwo barangije kwigira amasakaramentu bazajya mu miryango itandukanye,
ariko ntibikabera aha ku ishuri gusa, no mu rugo mujye mushyiraho akanyu, mukomeze mubafashe, namwe muzabona umusaruro mwiza, bazabaviramo abana beza, abana banogeye Imana, namwe babanogeye kandi babubahisha, babahesha ishema muri bose. Hanyuma mvuga n'uri nta bintu byinshi byari ugushima, nashimiye Imana kuko ari byose kandi ari tugeza kuri byose. Ubuyobozi bw'ishuri nabushimye, ndetse nubwo padiri mukuru wa paruwase yacu atagaragara aha muri uyu mwanya, buriya padiri Mfizi araza kubimubwira, ndetse na direteri nawe turamushimira cyane kuko atuba hafi agakurikirana ibibera aha, ndetse twajya no kuri paruwase nta kiturushya, aradufasha ibintu byose bikagenda neza. Murakoze cyane rero, mukomeze kugira umunsi mwiza. Arakoze mwarimu Gakumba Christine.